uraririmba itsinzi yo kunesha. Uyu munsi wa mugabo we, wowe urimo urandeba, wa musore wowe urimo urandeba, unyemerere ngusengera Imana. Uyu munsi Imana igaruye agaciro wari waratakaje mu buzima bwawe no mu rugo rwawe. Wa mugabo wari waratakaje agaciro mu rugo rwawe, ariko ndagira ngo nkubwire igitangaza Imana igiye gukora ku buzima bwawe ndetse no ku mibereho yawe. Uyu munsi Imana ndongeye nguhaye ikaze hano kuri Team of God TV. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Tugeze mu mwanya w'ubuhanuzi. Ngiye nitwa Prophet Alexis. Tugeze mu mwanya ngiye kukugezaho message wowe urunkurikirana uko bwije nuko bukeye hano kuri Team of God TV. Reka rero nihuse ntagutindira mugezeho iyi message. Unyemerere ubanze wumve ino message ubundi nze gusoza ngusengera Imana maze kukubwira iki Imana ikuntumyeho uyu munsi. Uyu munsi rero turi ku itariki 3 ukwezi kwaho ni kwa munani w'umwaka wa 2025. Nyemerera rero wumve ino message Imana intumye. Tugeze mu mwanya w'ubuhanuzi. Nyemerera wumve iki Imana ivugana nawe muri iyi saha mu minota mike ntakurambiye. Uza ahantu tugiye gusoma dukura buno buhanuzi. Turabanza dusome kino gitabo cya mbere cy'abami ba mbere, igice cyaho cya 18 umurongo wa 36. Reka mbanze ngusomere. Imana yo mu ijuru igushyigikire, ubanze wumve buno buhanuzi, ubanze wumve iki Imana ivugana nawe. Imana ishimwe cyane. Ndagushimira rero wowe wakoze subscribe nawe unkurikiranye bwa mbere. Ndagusabye kugira ngo umve neza buno buhanuzi ujye uhora ubukurikirana uko bwije nuko bukeye. Ndagusabye banza ukore subscribe, ubundi usharinge n'iyi video, maze ukandina like ujye no muri comment ukora ibisabwa. Ibyo birerekana yuko ushyigikiye cyangwa se biragaragariza iyi YouTube dukoreraho yuko ushyigikiye cyangwa se ibyo ndi kukubwira wabikunza cyangwa se wabishakaga. Uyu munsi rongeye kuvugana n'umuntu ukijijwe, n'umuntu wavuganye n'Imana, n'umuntu ufite amasezerano y'Imana, n'umuntu yaruhijwe n'ikigeragezo. Ni wowe nje kukubwira buno buhanuzi bw'uyu munsi. Ntabwo ndi bugutindire. Reka dusome umurongo wa 36. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana y'Abisiraheli kandi ko ndi byose kubw'ijambo ryawe. Imana ishimwe cyane. Iyi ni inkuru ushobora kuba utumvishe bwa mbere, ariko ubu buhanuzi buyikubiriyemo Imana yamaye ngo nkugezeho uyu munsi, wowe ubwawe birashoboka ko ari ubwa mbere ubu bwumvishije. Ndagira ngo wumve uko Imana ivugana nawe. Eliya nk'uko bisanzwe yarwaniraga ishyaka Imana, ariko agahamagara Imana ikamuba hafi ikamwumva. Eliya yari umuhanuzi. Si igitangaza kimwe gusa yakoze ageze ku musozi witwa Karumeli. Ukomeje gusoma kino gice uraza kubisangamo. Ntabwo ari kimwe gusa. Eliya n'umwe mu bahanuzi yasenze, imvura irahagarara. Arongera arasenga Imana, imvura iragwa. Imana yaramwumviraga igihe cyose ikamwumvira. Ariko Eliya yarwaniraga ishyaka Imana. Imana nayo ikiyerekana, kuko Imana y'ubwayo ntabwo icyubahiro cyayo ijya ikiyambura ngo igihereze undi. Icyo nicyo mbanje kukubwira cya mbere. None Eliya abahanuzi ba Bayali abateranyiriza hamwe ku musozi Karumeli. Yarababajwe n'ukuntu barimo barayobya ubwoko bw'Imana. Yarababajwe n'ukuntu barimo baragenda bakoresha ibyaha ubwoko bw'Imana, abantu benshi bava ku Mana bibagirwa Imana. Nyamara abateranyiriza ku musozi umwe witwa Karumeli. Arababwira ngo muhamagare izo mana zanyu, muhamagare iyo Mana yanyu iri bubumvire, igatwika kino gicaniro, kino gitambo twatambye uyu munsi. Iyo ngiyo niyo Mana twizera. Eliya yizeraga Imana kugeza ubwo yayizeraga yuko akizera ku rwego rw'uko itamutererana mu makuba, akayizera ku rwego rw'uko nageraho rukomeye aribwo Imana iri bumutabare. Ese wowe uyu munsi ndabanza nkubaze, kwizera kwawe gushingiye kuki, cyangwa se gushingiye ku marira gusa? Eliya yasenze Imana, arayibwira ngo ndashaka ko uyu munsi bimenyekana ko ari wowe Mana y'Abisiraheli. Uyu munsi warasenze, abantu bakakwita umusazi, bakavuga yuko nta Mana, bakavuga yuko uzapfa utyo, bakavuga yuko nta cyiza kizakugeraho, ariko nyamara usenga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uri umusenzi, Imana iri iruhande rwawe.
uyu munsi umusozi uhagazeho ni uwo gutukwa, ni uwo gusekwa, ni uw'ikigeragezo. Uhagaze ku musozi wo gutegereza, ariko ndagira ngo nkubwire igitangaza Imana igiye gukora ku buzima bwawe ndetse no ku mibereho yawe. Uyu munsi Imana ntabwo yagusigaje kuko iyobewe yuko hari ibyiza izagukorera. Niwibuka neza imirimo n'ibitangaza Imana yakoze kuri wowe, hari abo mwabyirukiye rimwe bavuye mu mubiri, ariko wowe iteka uhora ushyira ibyitwazo n'amarira imbere y'Imana, usenga ngo Imana yakwimye urubyaro, usenga ngo Imana yatumye ngo yanze guca inzira kugira ngo ushake. Uhora usenga usaba Imana uyibwira ngo Mana ndatinze, ntinze mu kigeragezo cy'ubukene, ntinze mu kigeragezo cy'ubukode. Ibintu byose uri kubona biri kukuriza, uwo musozi uri kureba imbere yawe, uwo musozi niwo uzatabarirwaho. Uwo musozi uri kureba imbere yawe ukabona niwo uzapfiraho, uwo nguwo niwo uzatabarirwaho. Eliya yabajyanye ku musozi batatekerezaga yuko bakira cyangwa se Imana yakoreraho igitangaza, ariko Eliya yahamagaye Imana, iramanuka itwika igitambo kirashya, maze Eliya ahita afata ba bahanuzi ba Bayali bose ajya kubica. Imana ishimwe cyane. Uzi impamvu Imana itarimo irakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe? Uzi impamvu Imana itarimo iraguha ibyo mwavuganye n'ibyo yagusezeranyije? Ntabwo Imana ivuga ubujajwa, nta nubwo Imana iba ariyo myaka ubara wowe ukabona bimaze igihe kirekire. Ku Mana ntabwo bimaze igihe kirekire, ku Mana bimaze igihe kigufiya. Nyemerera uyu munsi nkubwire ubuhanuzi bwawe. Abisiraheli bari bari muri Egiputa, aho bari bari muri Egiputa bobo bari bategereje ko Imana izavugana nabo kugira ngo babashe kuva muri Egiputa. Imana yamaga ituma Mose kugira ngo agende ababwire iby'Imana bifuzaho, ariko Abisiraheli bageze aho baratenebuka. Icyabatindije ni uko batenebutse bagatangira kwivumbura no kwivovotera Imana. Igihe gituma cyiyongera, bituma batinda mu butayu. Ahangaha ndi kukubwira nawe impamvu Imana itaguhereza urubyaro ni ukubera yuko umurozi yakuzinze, muracyaturanye. Kandi kimwe beta, Imana irashaka ko uwo murozi apfa, ntabwo Imana ishaka ko wimukira umurozi. Imana irashaka ko uwo murozi abanza kuva mu buzima. Abisiraheli iyo bataza kubona ahumutse ntabwo bari kwambuka. Nyamara Mose ubwo yatambikaga ukuboko kwe hejuru y'inyanja, ahumutse hakaboneka, Abisiraheli barambutse. Nyemerera Imana igituma itarimo irasohoza iryo sezerano yaguhaye ry'akazi ni ukubera ko aho uzajya gukora akazi, umuntu ukurwanya, umuntu uzakurwanya aracyari ku buyobozi. Reka Imana ibanze muhagurutse ku buyobozi, ubundi nawe kwicaze. Imana icyubahiro cyayo uyu munsi kiyerekane ku buzima bwawe, icyubahiro cy'Imana kiyerekane ku mibereho yawe, icyubahiro cy'Imana kiyerekane kuri ubwo burwayi umaranye igihe kirekire. Nyemerera Imana ibanze yice umurozi apfe, ibanze yice Bayali ari mu buzima bwawe akugenza, ahora abaza amakuru, maze iyo Bayali akuri inyuma akoresha inshuti zawe, akoresha umuvandimwe wawe, akoresha abantu mwiganye, akoresha abantu mwashakiye rimwe, bakakubwira ngo dore abantu mwashakiye rimwe barabyaye, wowe umaze imyaka iyi nini, bakakubwira bagaterateranya ati kwa muganga barapimye basanga ufite ikibazo, ufite ibibyimba mu nda byo kutabyara, none urabona wowe uzigera ubyara. Ibyo bigatuma utenebuka, wowe ubwawe ukajya kwirwanirira, ku buryo bigukuriramo kugenda ugasanga wapfukamiye Bayali, ugasanga wasenze isengesho ritari rikwiriye. Bakakubwira ngo genda ufate imiti iyi n'iyi uyinywe, ukirwanirira, ukagurisha ibyawe, ugatanga ibyawe, ugatamba ibyawe, ukarushizaho, bigatuma utamba n'ubuzima bwawe. Icyo gitambo Bayali yashyize mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, akwereka yuko ari we Mana ikomeye, akwereka ko ari we azaguhesha kubona akazi, akwereka ko ari we azaguhesha urubyaro, akwereka ko ari we azagukuraho iyo mivu, minyatsi ndetse n'akarande. Arakubeshya. Naje kukubwira ngo va mu maboko ya Satani. Satani arakubeshya, Satani ahemba nabi, Satani arambura, Satani agira ibinyoma. Va mu maboko ya Satani, ahubwo tumbera amaso Kristo. Nubwo ubona nta nzira y'ubutabazi, ariko Imana usenga iraza yihesha agaciro, kubera yuko ntabwo yakwiheshereza icyubahiro imbere y'ayo maboko ya Bayali. Kereka Bayali namara gutsindwa mu buzima bwawe, kandi kugira ngo Bayali atsindwe mu buzima bwawe nuko nawe ubigiramo uruhare uyu munsi.
nuko uhamagara Imana ukavuga ngo Mana yanjye, Mana y'Abisiraheli, Mana ya Isaka na Yakobo, ndagira ngo uyu munsi bimenyekane aho ntuye, bimenyekane kuri Imana. Vuga ayo magambo, atura ayo magambo, Imana izikorane nawe ndetse izivuge ihere ku itangiriro igere no ku iherezo, kubera yuko Imana icyubahiro cyayo ntabwo izigera igihundi. Uyu munsi nawe uraririmba itsinzi yo kunesha. Uyu munsi wa mugabo we, wowe urimo urandeba, wa musore wowe urimo urandeba, unyemerere ngusengera Imana. Uyu munsi Imana igaruye agaciro wari waratakaje mu buzima bwawe no mu rugo rwawe. Wa mugabo wari waratakaje agaciro mu rugo rwawe, wa mupapa we, wa mudamu we, wa mumama wari waratakaje agaciro mu muryango washatsemo, uyu munsi agaciro watakaje Imana irakagaruye. Nyizera dusengana Imana, izere Kristo dusengana Imana. Uyu munsi akazi watakaje, uyu munsi ubumuntu watakaje, uyu munsi ubwo burwayi bwagukuyeho agaciro, uyu munsi diplome yawe uradepoza bikanga, watakaje agaciro mu muryango, uyu munsi amadeni yakwambuye agaciro, unyemerere Imana yongere yiheshereza agaciro mu mibereho yawe cyangwa se mu buzima bwawe. Eliya iyo asenga Imana ntimwumve, yari kuba ateshejwe agaciro imbere y'abahanuzi ba Bayali. Ariko Imana yacu dusenga ntago bidusaba kwikebagura, ni Imana yumva tuvuze gahoro, ni Imana yumva dusengeye mu rugo rwacu, ni Imana yumva dusengeye mu butayu, ni Imana yumva turi kuyisengera mu marira. Ariko uyu munsi unyemerere Imana igusubize, igarura agaciro kawe watakaje muri famiye yawe, ikora ubukwe bw'igitangaza, igukorera ibitangaza. Bayara kugenda hahora guca intege akuveho mu buzima bwawe, imibereho y'Imana yiyerekane ku buzima bwawe. Ijambo narinje kukubwira uyu munsi, ubuhanuzi nari ndimo ndakubwira uyu munsi, Imana igaruye agaciro watakaje, ndetse n'iby'agaciro watakaje mu buzima bwawe byose Imana irabigaruye. Ndetse Imana iraritse abantu b'agaciro mu buzima bwawe, abantu bataraba agaciro ibakuye mu buzima bwawe, abahanuzi ba Bayali bakuye mu buzima bwawe, ubwo burwayi Imana ibukuye mu buzima bwawe. Reka nkubwire ubwo bushomeri Imana ibukuye mu buzima bwawe, reka nkubwire ubwo bugumba Imana ibukuye mu buzima bwawe, reka nkubwire uko kurwana uhora urwanira mu gicuku ugatsindwa, Imana ishyize itsinzi mu kiganza cyawe. Wowe uriho urandeba, nawe uriho uranyumva, wowe wizeye mini desitaya arerevo sinini ya vudesita, nyemerera Imana igira ikintu ihindura. Iyo myaka umaze utarubaka urugo, iyo myaka umaze utarabyara, uyu munsi birahinduka. Imana iguhindurira izina. Umugabo yabuze agaciro mu rugo rwiwe, nyemerera wa mugabo wowe urimo urandeba, wa mumama urimo urandeba, Imana igusubiza agaciro muri famiye ndetse no muri sosiyete, kandi yihesha agaciro, ikwambika iby'agaciro ku munwa wawe, ikwambika iby'agaciro ku maso yawe, ikwambika iby'agaciro mu kiganza cyawe, ikwambika iby'agaciro aho ukorera. Agaciro watakaje kubera Bayali, uyu munsi Bayali ahunge mu buzima bwawe, Imana ibashe kwihesha agaciro ku mibereho yawe. Reka ngusengere Imana igarura agaciro kawe. Imana ishimwe cyane. Reka ngusengere imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwawe. Reka ngusengere Imana igarure agaciro aho wagatakarije, igarure ibyinshi by'agaciro wabuze ku buzima bwawe. Witeka Mana, ndagushimye, ndakubashye, ndakunezerewe. Sengeye buri wese yankurikiranye muri ubu buhanuzi, garura agaciro, garura umugisha wiwe, yongera abone imbaraga zawe, yongera abone ineza yawe, igitinyiro cyawe cyongere kimugarukeho. Agaciro uyu mubyeyi yatakaje, agaciro uyu mupapa yatakaje, agaciro uyu mukobwa n'uyu musore batakaje, nibongere bakagarurirwe. Bayarave mu mibereho yabo, bayarave mu buzima bwabo. Bafite ababo barwaye, bafite ababo babayeho nabi, nabo ubwabo ubuzima bwabo bubayeho nabi. Ongera ugarura agaciro k'izi pfubyi, ongera ugarura agaciro k'aba bapfakazi, ongera ugarura agaciro kw'aba bantu bababaye, Mwami Imana, bari muri gereza, aba bantu bari mu manza nyinshi z'amahugu bari kuregwa, mu izina rya Kristo. Agaciro kabo ndakagaruye kandi ndabasengeye, mbisabye nizeye ndi mu butware bwawe, mw'ineza yawe, ndi mu cyubahiro cyawe, kubikoreye kwiyubahisha. Amen. Imana ishimwe cyane. Nagusabaga kugira ngo ukore subscribe kandi ukore na share kuri iyi video, kugira ngo umfashe kuvuga ubutumwa n'abandi bose babashe kumva buno buhanuzi bw'uyu munsi, maze wandike na komenti uvuge ngo Mana, ngarurira agaciro ku buzima bwanjye cyangwa se ku mibereho yawe. Urakoze cyane. Shalom shalom, ndagukunda cyane. Turasubira muri video iri butahe. Ntugende udakanze na like, birafasha cyane, byerekana yuko wakunze ibi bintu nkora cyangwa se ko wakunze buno buhanuzi. Imana ishimwe.